gusenga kwawe gufite umumaro mwinshi iyo usenganye umwete. Niba icyo wari urambitse uvuga ngo ni kuriya nyine niko byagenwe, oya siko byagenwe. Ni Imana ihindura, ni Imana ikiza, ni Imana itabara. Wishyira akadomo ku kibazo ngo umwana arakunaniye, umugore arakunaniye, umugabo arakunaniye, urugo rurabishyura enda kuruhunga, ubucuruzi bwanze, ubuzima bwa gikristo bwakunaniye, ibihuha n'ibikuru n'ibyinshi hanze birazerereza ubwenge bwawe, wabuze icyo ufata n'icyo ureka. Mwuka Wera arahari kandi ahishura ibihishwe. Ibyo bakuvuze n'ibyo bakuroze bikugeza ahantu. Nta kintu kimenagura ingoyi z'abatuvuma n'abaturoga nk'amasengesho. Umwami Imana twubakaho igikuta kitamenwa. Abarozi nubwo baturoga bakaturogera kure, ariko bakaba bazi ko hari ibintu biri imbere muri twebwe batabasha. Umuntu usenga aratandukanye, umuntu ubana n'Imana mwibanga aratandukanye. Twamureba inyuma tugasanga arasa n'abandi, ariko abitsi by'Imana yavuze. Ari mu muhanda no mu nzira Imana imushaka. Wikwibaza ngo nzacahe harakurikiraho iki, nyuma y'ibi ni ibihe. Imana igivuga ku buzima bwacu ikakubwira neza ibyo yaguhamagariye n'icyatumye ikurinda n'imyaka ikurikira cy'uri buyikoreshe. Turagushaka Mwami w'abami, mitima yacu irakwifuza, mitima yacu igufitiye inyota. Turashaka impinduka. Duhagaze Mwami kuri iki cyumweru cya kabiri cy'uyu mwaka, tuguhamagara Mwami w'abami kugira ngo usuke imbaraga mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka umuhungu wawe n'umukobwa wawe bagufitiye inyota uyu mwanya, cyangwa inyota yarishizemo, ubamanukire mu mbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umwuka w'amasengesho bagarukemo, reka imbaraga zibakura mu birangaza zibagarukeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka bihererane nawe mu bicuku, biherane nawe bazindutse, biherane nawe Mwami, biherane nawe bakubonera umwanya, batandukanye n'ibibarangaza, batandukanye n'ibibafite umumaro, batandukanye n'inshuti zitagira umumaro. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubiharire, bahamagaze ya neza, bahamagaze wa murunga wawe w'urukundo, ubagote, ubakomeze Mwami w'abami. Rema Mwami inyota y'impinduka mu mitima yabo. Niwemere ko bakomeza kuba abakristo b'umubiri, badafite inyota, badafite ishyaka rigurumana muri bo, basinzire bari mu bitotsi. Bakangura Uwiteka Mana Nyiringabo, bakangure kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza ubarasire. Bakangure bave mu bitotsi kugira ngo Kristo abone uko bamurikira. Bakangure Mwuka Wera w'Imana, bakangure be kubaho batuzuye izo mbaraga, be kubaho tugarukiye bugufi. Utwigize imbere Mwami muhengeri hamwe nawe. Turagushaka Yesu, turagushaka, utwemerere tukubone. Hagurutse umuntu wese Mwami, iri jambo waryumvise nuzaryumva hanyuma, muhagurutse umukure muri zone confortable, muhagurutse umukure Mwami ahantu hadamarariye mu bipfuye, muhagurutse Mwami umukura hadamarariye mu bugumba, muhagurutse Mwami, muhagurutse umwambika imbaraga, ave mu bintu byumagaye nyaguhora ku ngoma bitagenwe nawe. Reka gusenga kwe kuzamuka imbere yawe nk'urwibutso, gusenga kwe kuba inkingi. Muha imbaraga zo kuzindukira aho uri, muha imbaraga zo kugorobereza aho uri, muha imbaraga zo kwihererana nawe. Mwigishe, turakubwira nk'uko abigishwa bawe bakubwiye, gutwigishe gusenga. Mwigishe, wereke umunota umwe, ugeze kuri 2, ugeze kuri 15, ugeze ku isaha, ugeze ku munsi, ugeze ku minsi. Umwigishe kwihererana nawe, umwigishe Mwami w'abami uburyo bwose bwo gusenga. Umubwire ku rugamba rw'umwuka ruriho, umwigishe Mwami, kangura igice cyo mu mwuka, ye kugarukira muri discipline n'umubiri bisanzwe. Mwuka Wera, tuguhaye iri torero, tuguhaye aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, tuguhaye ababera hirya no hino bagufitiye inyota, kugira ngo ubuzuze ibagarukire bugufi. Reka uyu mwaka wo kukunezeza ubu mwaka dufitemo impinduka, ubuzima bwacu bukunezeze, ko dusingira iminyago y'ibyo wadufatiye nikunezerwa, uko tugira imbaraga hejuru y'imiyaga nikunezerwa, uko ubuzima bwacu buguhesha icyubahiro nikunezerwa. Nongeye kubatwikiriza amaraso yawe
ndavuguruza iby'umwanzi Satani avuga ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Imirungo itagaragara yababoshye mu buryo bwo mu mwuka kugira ngo bahinduke inzererezi zitagira icyo zigeraho, kugira ngo bahinduke abantu bomongana gusa, uwo murunga ndawuciye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Jambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwabo rikavuga ngo azapfa atyo, ntacyo azageraho, ntaho azagera, iryo jambo ryambuye ubushobozi kubw'ubutware wampaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndamuvugaho umugisha, ndamuvugaho gutobora mu buryo bwo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azagera ku byo wavuze, azagera ku byo wanditse ku buzima bwe, atarabaho n'umunsi n'umwe mu izina rya Yesu. Azatunganirwa, azubaka rurame, azabyara ahungu n'akobwa, azagirirwa neza akiri mu isi y'abazima,